Fangs of Fortune. Iyi ni seru udakwiye gucikwa cyangwa se ngo uzayibarirwe. Bizajya bibera ku gasobanuye-times.com. Bwira mugenzi wawe ntimuzacikwe. Iyi ni imwe muri top 5 series zigiye kuba ko mu uyu mwaka tugiye gutangira. Ubundi muzabe mumbwira ibindi. Fata telefone yawe ujye muri Google Chrome yawe wandike mu wayishatu agasobanuye-times.com. Ubundi downloading iyi seri nta ndayumujinya nta uguhagaze hejuru nta n'ukwishyuza. Muzaba munshimira nyuma akakiswe Fangs of Fortune. Ibyo byose nibyo muzabonamo. Bidagurete de musobanuzi. Ni igihe cy'amahoro make. Abasore nk'abo barimo ntukwiye gucikwa n'undi ntacikwe. Website ni ubuntu. Genda tukarebe. Kandi mbibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa Gasobanuye Times. Ibintu ni ubutamu bimeze bite? Porampora. Website ni wa eshatu agasobanuye-times.com.